Ubuzima ni urugendo rwo kwigira no kwiyubaka. Amasomo wiga niyo agena uko ejo hawe hazaba hameze. Aya masomo icumi namara kukugera ku mutima arahindura uko ubaho. Reka agahinda kaze kakwigishe ariko ntukakemerere kukuguma iruhande. Agahinda gafite impamvu yo gutanga amasomo. Ariko niba utakirengagije ukagaha umwanya mu buzima bwawe, kazaba ikintu kiguhoraho aho kukwigisha gusa. Iryo ni isomo rya mbere. Kabiri, niyo inzira nta nzitizi ifite, ntaho ishobora kukugeza. Inzira igana ku ntsinzi irakomeye. Niba ibintu byose byoroshye, ushobora kuba utari mu nzira y'ukuri. Inzitizi si imbogamizi, ni ibimenyetso bikwereka aho ujya. Inzitizi zose ubonye mu buzima bwawe zifite impamvu yo kuguha icyerekezo cyiza. Zikwereka aho ugomba gushyira imbaraga zawe. Gatatu, guhitamo kwirinda ingorane si byo bizatuma ubaho ubuzima bworoshye. Ubuzima bwiza ntibwubakwa no guhitamo inzira yoroshye. Iterambere rishingiye ku kuba witeguye guhangana n'imbogamizi. Kane, kubabarira abantu mu ibanga, ugahagarika kuvugana nabo, uko ni ukwiyitaho. Kubabarira ntibisobanuye kongera guhura n'abo baguteye ibikomere. Babarira ariko ubungabunga amahoro yawe. Gatanu, ikiruta igihe ntawe ugitakariza. Hagarika gutanga igihe cyawe ku bantu baza gusa iyo bagukeneye. Gatandatu, umunsi umwe uzasanga ibyo wigeze kwitaho cyane ari ubusa. Ibyo ureba uyu munsi nk'ibikomeye, ejo bizaba bisekeje. Komeza wizere ko ibikomere bivurwa n'igihe. Karindwi, isaha yerekana igihe, ariko igihe cyo kikerekana abantu. Ntugacire umuntu urubanza vuba. Igihe kigaragaza uwo muntu uwo ari we nyakuri. Abantu bazagenda bakwereka imico yabo uko iminsi igenda ishira. 8, gukira ntibisobanuye ko ibikomere bitigeze bibaho. Bisobanuye ko bidashobora kongera kukugenda. Hari ibintu byakubayeho utazibagirwa, ariko icyo ushobora guhitamo ni uburyo ubana nabyo. Ntugashake guheranwa n'ibyo wahuye nabyo. Kumenya ko utari aho wifuza kugera ni intangiriro y'impinduka. Ntugatinye kwemera ko uri aho udashaka kuguma. Iyo umaze kubona ko ugomba guhindura, uba uteye intambwe ya mbere yo kugera aho wifuza. Icya cumi ari nacyo cya nyuma, gerageza kubona ibyo ukunda, kuko nutabigeraho uzasabwa gukunda ibyo wabonye. Iyo utashyize imbaraga mu kugerageza gukora ibyo wifuza, uzisanga wishimira ibyo ubayeho uko biri, habaye nubwo atari byo washakaga. Niba izi nama 10 zigufashije cyangwa se harimo igufashije, twandikire muri komenti utubwire n'icyo twazavugaho utaha.